Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cy'umunsi cyiza bibanye naho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 22 Mata umwaka wa 2025 kwa kabiri iragira iti amateka azahinduka Yesu Kristo nagera iwawe. Amateka azahinduka Yesu Kristo nagera iwawe. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo y'105 mu ndirimbo z'agakiza igira iti narimboshwe rwose mu mwijima mwinshi. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mbega. Uyu muririmbyi yaririmbye neza cyane, aravuga ngo ni igitangaza pe rwose. Kuko Yesu yankijije, umwuka wera niwe ujya unyobora kandi uzangeza iwanjye mu ijuru. Umugenanirwa mu rugendo rwanjye ndebesha ukwizera ibiri mu ijuru, tuzatuma uruho ndetse tuzahazwa. Yesu mukiza niwe waturaitse. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku 9. Haravuga ngo ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hari umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi yari ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yiruka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbikira ku munyabyaha. Maze Zakayo araguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndabuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Rimwe mu bintu bitumye abantu benshi barananiwe gukizwa ni ukuba intinyamaso, gutinya ko bene wabo babona ko yakijijwe, akumva ko bigayitse, akumva ko bamuca mu muryango, mu idini rya sekuru na sekuruza, akibera mu kigare n'igishuhe cy'umuryango cy'idini, yamara kibagirwa ko buri vi rizipfukamira kandi ko buri wese azibarizwa ibye. Yemwe niyo apfuye abamubuzaga gukizwa nta n'umwe wemera kumanukana nawe mumva nawe, kandi nawe baramubuzaga, baramwerekaga ko bari kumwe muri gahunda zabo z'imyemerere n'ibindi bitandukanye. Bitwazaga ko yari umuyoboke wabo. Rero Zakayo rero nawe yashakaga kureba Yesu, ariko bitewe n'abantu, bitewe n'idini ry'abafarisayo, bitewe n'ubugufi bwe, bitewe n'abantu, hakabura ukuntu abigenza. Ashaka gukizwa biranga, ariko yigira inama yurira igiti. Akigera hejuru, bishatse kuvuga ngo umuntu ushaka gukizwa nta mpamvu n'imwe yakwitwaza, ntiyabura uko abigenza. Yigira inama yurira igiti. Akigera hejuru y'igiti, Yesu aba yabonye ko rwose yakoze eforo yo kumushaka, niko kumubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Nawe yururuka vuba, nawe amwakira anezerewe. Arangije arihana ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu nawe aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Mu gitabo cy'Imigani ibice 8:17. Nutirwanaho ngo ushake Yesu Kristo ukiri muzima muri iki gihe kigoye, ugire umwete nka Zakayo, ushake plan B, ushake uburyo bundi bwagufasha kumugeraho. Ntawe uzabigufashamo, ntabwo uzabona nta gakiza kazataha iwawe. Ukwiye kureka ubunebwe, ukwiye kureka ikigare, ukwiye kureka igishuhe cya bene wanyu, ukwiye kureka ikigare cy'idini ryanyu ry'abaso n'abasogokuruza, kwakira Yesu Kristo, ukareka kuba intinyamaso y'ikigero urimo cy'idini cyangwa se
urungano rwawe, reba ibikugoye, ibyaha bikuruhije, ubimubwize ukuri, ubimwaturire nk'uko Zakayo nawe yiteguye, nk'uko nawe yiteguye kubabarira, maze nawe wandike mu gitabo cy'ubugingo, umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye, turagwimbaje ko waje mu isi kugira ngo tubone ubugingo kandi bwinshi. Sengera uyu mwene data utinya gufata icyemezo, arifuza kuba umwana wawe bikamunanira, ariko amaso ya bene wabo, amaso y'abanyedini bagenzi be aratinya, umuha imbaraga kugira ngo nawe azakwakire. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, Mushimakuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana nawe mwese bene data, bifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, shalom, ndabakunda.